Amakuru Remesha yari amaze iminsi ashakisha kuboneza urubyaro arashyize arayabonye. Petero we ngo urukundo rumusize iheru heru. N'urunana. Ni amahoro ko nsanze wamamagaye cyane wambuze Pete. Ahubwo suriye kutaragera ku kazi kawe mwana. Natinze kuva mu rugo mana. Nabanje gukora amasuku. Hasaga nabi cyane. Ibyo abasiribateri ntubizi se wowe. We iyo mbimenya mba naje kuhakureba. Umpagaze aho ukorera rwose. Reka ngire mvubaze da. Urahantegereza se. Oya. Ubwo nuri burambirwe. Oya ntabwo nagutegereza mwana kuko icyo nagushakiye ngewe ntanakikubwira kuri telefone. Ni ibibazo by'urukundo mwana. Ntumbwire ko umukunzi wawe bamugutwaye burundu. Wahapi mwana naramwisubije. Ariko binsize iheru kugira ngo mpangane n'iriya mbwa ngo ni Patrick ku mufuka. Wumve ko rwose mvuye no kugurisha inkwavu zanjye. Yampaye inka rero. Ubu nta rukwavu na rumwe usigaranye sha. Wahapi zirahari. Ariko nyine hari izo nagurishije kugira ngo mbonere amafaranga Mutesi atazansuzugura ngereranya n'iriya mbwa ngo ni Patrick mwana. Mwana yacu mwaragowe rwose. Uwanjye n'umwana mwiza ni intama y'Imana. Akorera amafaranga ye. Ahubwo nimwe mwakize. Ubu rero hari impamvu ikomeye yayitumye nguhamagara mwana. Ndakumva mwana. Urumva nyine amafaranga yo guha umukunzi iyo ndayafite ariko ngomba kugira naho nyamuhera nyine. Aho yamuhera? Niba wabuze uko mubona se wakoresheje ikoranabuhanga ukayamuhereza kuri phone. Ibi nabyo bigezweho. Umva kandi wa muskora nyine ndashaka guhurira nawe ahantu hababiri. Ntago ari ibyo ngibyo. Akwabaye. Icyo ushaka nakimenye ndakurahisha. Erega rwose burya umukunzi ntabwo aba akeneye amafaranga gusa. Akeneye n'urukundo rwa babiri se ntubyumva. Nakumvise rwose. None rero ndashaka aho rwose twajya twembi tukisanzura. Ubwo muzajya musomana mupiko. Si ibibazo se. None se mwana Kareme ndashaka ko rwose unkiza geto yawe. Ibyo nabyo inzu yangira hari rwose ahubwo maze no kuhakora isuku wagira ngo nari mbizi rwose. Dahira Kareme urakoze cyane mwana niwe niga bundi ngira hano. Ariko gusa no kwitonda Pete. Mugacungana n'umukecuru wanjye uko mwibeshya kababona. Ibyanyu byahita bisakara Nyarurembo. Atinya se ntiwabonye ko amata nahaye Petero akaba ari wagemura murebwa ye. Erega ubwo ntuzongera kuva mu rugo. Nagize amahirwe wowe nibura uranyumva. Ariko rero mwumvera Ureme. Nawe uje ukansangana n'undi mugabo ahantu hatabona yanyihugikanye n'icyo watekereza. Ubicyo ntekereza ni icyatuma uriya mugabo anyumva rwose agacururuka. Kugira ngo akumve ariko nuko ubanza kwishyira mu mwanya we ukumva ko uburakari bwe bufite ishingiro. None se murebwa ye. Ndakumva. Iyo ntabaza nyiri umugabo nari kubwirwa n'iki niba iwe bigenda neza murebwa ye. Ngambwira nawe. Urumva rundi uzi niba uriya mugabo akibasha gutera akabariro mu rugo rwe. Nari kubwirwa n'iki kwe bigenda neza undi wari kubimbwira uretse umugore we ninde wundi. Mva jewe icyo ndeba ni ikibazo wateje ngo urashaka kumenya ayo makuru. Rwose nkubwiza ukuri. Njyewe nta kindi nashakaga kuri uriya mugore na makuru ubundi nkabona kwemera gukoresha vasectomy. Ibindi byose rwose ntabyo nari mukeniyeho mfite umugore wanjye hano uri wowe kandi uranyura pe. Komeza wirate nyine ubwo ngubwo ntuzi kuriya mugabo akurwaye. Ubwo nakumumurira nyine nibwo uzamenya ko wamukomerekeye. Ko nawe winyatura ibyo bintu. Ariko murebwa ye sinzi rwose impamvu nawe utanshyigikiye. Kandi nawe ni inyungu zacu twembi murebwa ye. Nawe bifitiye akamaro rwose kumenya ko nifungisha burundu nzakomeza kubaka neza nkatera akabariro nkuko byari bisanzwe. Nyine jewe ndakumva urumva. Kigikira rero. Ariko uko nkumva ugomba nawe gukora uko ushoboye kumvisha uriya mugabo rukundo kuri kwawe. Ngaho rero ngira inama uragira ngo mbigenze ne ngaho rwose mfasha. Subira kwa Rukundo umusaba imbabazi. Ariwe nsubireyo. Nugusubira kwa Rukundo ugasaba imbabazi ubundi ukamubwira yuko wagenzwaga no gushaka amakuru. Ariko zikutankunda murebwe. Ngewe mu rugo rw'uwo mugabo wumva waje hanga hameze nk'igisamagwe kandi yaragiye kunkurira iryinyo none nsubireyo. Nyine uzajyayo ku manywa atari nijoro kandi ukagenda waciye bugufi. Ngiye nyine murebwe. None uragira ngo bigende bite? Urumva? Ikiza to rwamerekeza koko murebwe. Ayo makuru tukayabonera hamwe.
ese byakugendekeye bite bushobo byakugendekeye bite byangendekeye se bite ntubibona ko ni ikibazo nkomeje kubura ibiraka rwose ubu sinzi uko bizagenda ariko aho kubyuka ukirigita umuduri nyamara wari ukwiye kujya mu gasanira ukareba ko hari ikiraka wabona reka ngiye guhimba indirimbo indirimbo ivuga ku mitangire ya serivisi inoze ku kigo nderabuzima nyine kirimo na korona virusi ubwo si ibyo bihuriye birahuye yewe birahuye icya mbere nzashimira ikigo nderabuzima cyacu ko bikubise agashyi nyine rwose serivisi ikabigera ku bayisabye kandi inoze bashyizeho agasanduku ko gutangiramo ibitekerezo urumva nacyo ni ikintu cyiza ubundi mbwira abaturage kwirinda korona virusi batibagiwe n'izindi ndwara nka za malariya uzi ko zigiye hari nyine inzoka zo mu nda n'izindi ndwara ziracyahari ibyo byose urumva atari ntabikuramo indirimbo aho gerageza ikindi rero ndashaka kwigisha uriya muhungu wacu Obama gucuranga umuduri kuko buriya umwuga wanjye w'ubuhanzi ni uw'umuryango none se yakubwiye ko abikunda bushobo yabikunda atabikunda agomba kumenya ko gucuranga umuduri nabyigishijwe na sogokuru akabyiga nawe kandi akazabyigisha abana be ahubwo reka nzimo sumudari Obama karame papa enda hano shaka enda ngwino hano rwose kumumagaye kandi njye na kerere turimo kwiga papa murimo kwiga se none ubundi nabyiza icyo nguhamagare nacyo ni ukwiga shaka nacyo ni ukwiga rwose papa urashaka kunyigisha gucuranga umuduri se buriya rwose ni umurage w'abasokuruza rwose ni uwo mu muryango rwose tegereze urebe neza uko ncuranga enda nawe ugerageza ngaho nawe ucuranga upa enda rwose ugerageza rwose ubwo niwumva ko nta njyana irimo erega ngiye sinanabishaka rwose umva kandi ubuze ariko bushobo nawe nakubwiye ngo ubanze umenye niba bishaka mwana wawe karame kuki utabishaka kandi wumva ari iby'iwanyu mva aho ushaka ubwire mwana wawe wabishaka utabishaka ugomba kubyiga fata umuduri neza rwose nkwereke uko bacuranga se nyine enda ufata neza sinabishobora papa kandi njye sinshaka kuzaba umucuranzi w'imiduri wenda ari gitari nako ndashaka kuzibera umukinnyi w'umupira w'amaguru cyangwa wenda nkaba umubyinnyi w'indirimbo zigezweho kuranyumvira uwo mwana ra uyu muhungu nawe rwose ibyo ushaka wabikora kandi ukamenya no gucuranga uyu muduri ubu se kose ari enjeniyeri ntawe ucuranga wamureka se tumugu karame ese ko ufite ubwoba urahumura rwose ikibazo cyakemutse ruremesha ubu rwose ni inshuti yanjye ntugire ikibazo muramutse rwose uramutse n'umugore we murebwayire nta kibazo ntugire impungenge dupepere birahagije ese ubwo wibagiwe ko ari igihe babakinguriye ahubwo ngahita mpunga ngo hato utongera kuraka mbese ruremesha uyu n'umugore we bumvikanye kuboneza urubyaro bakoresheje uburyo nk'ubwacu vagisotomi se ngiyo vagisotomi n'ibyo none rero uwo mugabo ngo hari abagabo bagenzi be bamubwiye ko ngo uyu mugabo aboneje urubyaro mu buryo bwa burundu ko ntabwo yongera kwiyubakira urugo neza rwose bambwiye bamwe bakavuga ngo sinzongera kubasomera ku icupa ngo sinzongera umugabo wanjye yagize ubwoba da nyine yaketse ko bizamunanira bakamuntwara reka barambwiye ngo nzaba mbaye nk'ihene y'inkone neza neza reka da ngo ntacyo nzongera kumarira umugore wanjye murebwa rero ngo nzajya mureba nk'imbwa ireba ifaranga ndakumva rwose madara abo bantu barakubeshye mu rugo iwacu ibintu bigenda neza kandi nta mugore wishimye nkanjye biragaragara rwose no ku maso biragaragara nibyo rwose ubundi akuzuye umutima agasesekara ku munwa utishimye se waba umeze uko nguko umeze murebwa rero mbese herega nawe nturamugereraho ashaka bimubwire neza we rwose utabitsinda nabitubwiye rwose aha ariko se rukundo wowe uragira ngo mbivuge oya biduha amakuru nyine mubwira uko igikorwa kigenda mbese kuva gitangiye kugeza kirangiye mu kibuga nyine mu kibuga musobanurire ruremesha rwose igikorwa kigenda neza nk'ibisanzwe nako twe bigenda neza kurushaho kuko ntacyo twikanga rwose iwacu bimeze neza cyane kandi nawe niba nawe ushaka ubwisanzure nk'ubwo twigane rwose kandi rureme ndakumva nishimiye ko ndi umugabo wafashe iya mbere nkagira uruhare mu iterambere n'imibereho myiza y'umuryango wanjye
ibihuha bivugwa n'abatazi ukuri rwose ubitera umugongo pe ubitera umugongo. yewe wivunika amakuru arayabonye atariho ivumbi. ubu se rwose ubu nagushimira ne koko uhazabwira mbere yo gutekereza ko wadushimira se uriteguye uzajya kwa muganga bagukorera vasectomy. have utamukubita bushoboka. kimve imbere kigende se nyine. ase ko byananiye uragira ngo mbigenze gute ubundi. bikunaniye se bikunanira iki? gucuranga umuduri ntibikomera. ibyakunaniye ahubwo nuko utabishaka. jya mu nzoba niko se busho. ndakumva. wowe kuri umuntu mukuru kuva kare ukaba wagerageje kumwigisha akakwereka ko atabishaka kuki utamwihoreye koko. aka nta kindi ngewe cyo ukora mubwire ibintu biza bimbwa bibona kare. ariko rero wivuga ngo umwana azabimbwa kuko atamenye gucuranga umuduri hazakora ibindi bitari ukuririmba no gucuranga. nagenda yanesheje umwanya mwigisha. njye ndabona aho kwigisha Obama ibyo adashaka wabyigisha mushiki we. ngo ndeka nko gucuranga wabyigisha Kerere umuntu ashobora kubikunda kuko uwo muduri wawe se ndabona Obama wikinisha na rimwe ariko hari ubwo usanga Kerere yawumanuye yiherereye acuranga. none se kunsetse ariko se wawe ubwo urumva Obama yaba yananiwe gucuranga Kerere akaba ubishobora kubera iki se? nuko nta mukobwa acuranga umuduri kankwa nubwo rwose iwacu sogokuru yaranyigishaga ariko ntabwo yikiza abigisha abakobwa. nyamara rero buri wese agira impano ye. njye nakubwiye ko abana bombi nabitegereje nkabona uwabikunda. ariko rero nkabwire niba waranitegereje uragize gute? sinati igihe nigisha umukobwa gucuranga umuduri rwose. tuvuga se ko utarabona abakobwa b'ibyamamare mu muziki bushoboka wahaye umukobwa wacu amahirwe. genda se nyine uraza wisetsa kandi narakaye. koko ninde wakurakaje ngo ambone koko? ninde wakurakaje umukobwa nkunda koko? mumbwire sheri mbwira. ninde se atari wowe? cyewe wowe nyine ugenda uburenga uhamagara unyihorere ubwo se koko wabikoreye iki pete? uzi ko naketse kunendeka. gutendeka wowe sheri no mu nzu sinabirota pe. none se ko wagiye ugahera? erega kubona kashi ntibyoroshye mukobwa mwiza. gusa nyine narayahize kugeza nyabonye. ubu rwose ndayafite ndayazanye singaya. ayo mafaranga yose nawe pete izo noti ko ziteye ubwoba. umva kugira ngo nyabone naravunitse bikomeye cyane. nawe uraho uratekereza ngo njye mu bandi bakobwa. mbabarira ni ukuri sheri wanjye. ndaguha amafaranga yose ushaka rwose mukunzi ariko sinyaguhera ahantu mu muhanda rwose. none se urayamera he pete? ndayaguhera ahantu hatuje turi babiri twumva uturirimbo dutuje. aho hantu ni he pete? ni ibanga ryanjye. ndanze ntujyane ahantu nazi. ahubwo ubu ngubu nawe kuba nagupfutse agatambaro mu maso kakagukuraho rwose mpakugejeje. kandi nakwemera kuva hano? noneho nta cyizere mfitiye. pete ndakwizera ko banze mbwira aho hantu aho ariho. bazibonye imfunguzo z'inzu igiye kuba iyacu muri uyu mugoroba. ngo inzu ya he pete? izi ni imfunguzo rwose z'inzu ya Karemera tugenda ahubwo. ubwo wabitekerejeho neza pete? sinumvishe ko Karemera b'iwabo warinera ubwo nyirabazungu ko atuye munsi yaho aho tubonye twamukizwa n'iki koko? ubwoba bwa mutesi buratuma abona amafaranga yasabye. ntuzacikwe n'ikiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho no kwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha.